Gisozi mu gaciro ka Gisozi inyubako zatangiye gusenywa, inyubako zituwe mu manegeka cyangwa inyubako zimwe na zimwe. Gasabo mu gihe zimwe mu nyubako zatangiwe gusenya zubatswe bitemewe n'amategeko cyangwa binyuranyijwe n'amategeko bihabanye n'igishushanyo mbonera nk'uko bushije cyangwa ubutaha nigeze kubibabwira yuko izi nzu zizatangira gusenywa. Inzu zirenga ibihumbi bingahe zose zizasenywa zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko Gasabo, mu gihe zimwe mu nyubako zo mu gaciro ka Gisozi zatangiwe gusenywa. Bamwe mu bari hafi bavuga ko batewe impungenge n'akavuyo cyangwa urujya n'uruza rw'abantu bihari, bityo bakavuga ko batewe impungenge cyangwa bafite ikibazo ko bishobora guhereza cyangwa kubaha ibihombo bikomeye. Ni mu gihe ngo biri guhereza icyuho abantu bashaka kwiba bakiba kubera yuko ziri gusenywa gutyo gusa bagahita bazihirika. Ni mu gihe ibintu bari barabibwiwe ngo babe bazikuraho hakiri kare bakanga kubikora, nibwo bafataga umwanzuro wo kuza kuzisenya. Izi nyubako zari zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Mperuka kubakorera ikiganiro mbabwira ngo mwe mukuramo ibintu byanyu mu gihe bataraza kubasenyera zino nzu mwubatse mu buryo butemewe, izi mwubatse mu manegeka cyangwa izi mwubatswe mutaherewe icyangombwa cyazo cyo kubaka. Hari igihe ahantu hazubakwa etaje uhasanga uhashyize igikoni kandi bazahubaka etaje, cyangwa ugasanga uhashyize akazu k'amazi amwe hakwiriye ukadesitara cyangwa etaje igeretse n'inshuro 5, bikaba ngombwa yuko bagusenyera bakubaka za nzu zijyanwe n'igishushanyo mbonera. Yari incamake y'amakuru ngiye kuyabagezaho, nitworenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi kuzana rya kidasamura muvi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uramutse ugize ikibazo ku hano makuru cyangwa ku biganiro tugenda dukora, watwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp. Gasabo mu gihe zimwe mu nyubako ziri mu gaciro ka Gisozi zatangiwe gusenywa, bamwe mu bari bahafite ibikorwa batewe impungenge n'akavuyo karimo gukorerwa, bityo bakavuga ko baza kugira ibihombo aho gusenyerwa gutyo, ngo biri buhe abajura cyangwa abantu bashaka gusahura icyuho bagafata ibintu bakabyirukankana. Ni mu gihe bano bantu bakomeje kurekarana bavuga ngo bareke babanze bakuremo ibintu byabo. Babahaye iminsi igera kuri 3 kugira ngo abatarasenyerwa babe bamaze gukuramo ibintu byabo, cyangwa nibiba na ngombwa izi nzu bazisenyere batiriwe barushya abazisenya. Ni mu gihe aba baturage bamwe na bamwe babonye ko ibintu biriseriye, bamwe bari gushaka igisubizo cya bino bintu, niba bari buzisenye cyangwa batari buzisenye. Ni mu gihe mperuka gutangaza inzu zigera mu bihumbi 2 bazasenywa mu mujyi wa Kigali, zizasenywa zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko ndetse zubatswe no mu buryo butazwi. Ni igihe icyogajuru satelite kizifashishwa kireba amashusho cyangwa abantu bubaka inyubako zitajyanye n'igihe cyangwa zitajyanye n'igishushanyo mbonera cyangwa ziri kubaka bitemewe n'amategeko. Ni mu gihe iyi satelite iri mu kirere yifashishwa kureba ibijyanye n'ino myubakire mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane mukore subscribe ku muyoboro wa YouTube channel wa Kidasamura Movie. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri ya nimero tujye tubaha. Dukunda kurangiza ikiganiro dusabira abantu badafite ibyo kurya cyangwa bafite ibyo kurya kugira ngo bahe bagenzi babo. Iyo turi gusoza cyangwa turi gusoza kino kiganiro, tuba tugomba kwibutsa abantu yuko abanyarwanda twunze ubumwe, abanyarwanda turatanga kandi tugira urukundo. Abanyarwanda iyo twanze tuba twanze, iyo tuzinutswe turazinurwa, kandi iyo dukunze tuba dukunze. Ni mu gihe bagenzi bacu babuze ibyo kurya tuzajya tubaha ku byo kurya. Bagenzi bacu babuze aho kwishyura ibitaro mu gihe bari barwariye mu bitaro, murabizi ko hari abantu bajya baza gufasha impunga, akaza nko ku muryango iwe nimba ucuruza ufite supermarket cyangwa butike, akakubwira ngo twashakaga ubufasha tujye gufasha abantu bari mu bitaro. Nyabone kuri ya muntu muzamuha ubufasha, azabubashyikiriza ku barwayi bari mu bitaro mu gihe haba hari indembe nyinshi zitandukanye zabuze ibyo kurya
cyangwa harimo iziri aho ngaho zicwe n'inzara cyangwa zirimo abandi benshi badafite epfo na ruguru. Mu gihe baba bashonje mujye mufasha, mu gihe mufite ubufasha namwe Imana izajya ibaha. Ni ukuvuga ngo ubiba umanika agati wicaye kukamanura ugahagarara bikakugora. Umunsi mwiza, Imana ibahe ubuzima buzira umuze.